Reka nongere ngo usuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifuriza umugisha w'Imana wowe ugarutse kubana natwe hano kuri Prophete Emma TV. Imana ibaha umugisha mwebwe tubana umunsi ku munsi muri byukura bagirane, tujya tubana buri gitondo rwose murabizi byukura bagirane, programme ya byukura bagirane. Abantu benshi Imana ikoze ibitangaza, hari abantu bakiza indwara kubera byukura bagirane. Ni amateraniro tugira cyangwa se n'isengesho tugira rya mu gitondo ricaho buri munsi buri gitondo mu masaha ya saa 9 rwose. Iryo sengesho riba ryagezeho, jya urikurikirana niba nawe utajya gurikurikirana. Imana rero ibaha umugisha, ibagirire neza. Ahangaha rero tugarutse muri wa mwanya wo kubohoka, mu isaha yo kubohoka. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro igufashe. Hanyuma rero uyu munsi ndaje tuganire, cyo tugiye kuganira ku kintu bita inzozi. Izi nzozi niba warazirose menya yuko ukeneye gusenga byihuse cyane, ukeneye gusenga. Hari inzozi urota ntuziha agaciro, ukabirota ukabona ni ibintu biraho bisanzwe, ariko ngiye kukwereka inzozi zizakwereka ko hari umurozi urimo uraroga ubuzima bwawe, hari umurozi urimo urakugendaho, hari umurozi urimo urakurikirana inyenyeri yawe ushaka kuyizimya. Ibi bintu nubyibonaho menya yuko hari umurozi urimo urakugendaho. Ukeneye gusenga, ukeneye kuba maso, ukeneye gufata ibihe byo gusenga. Bingibi ndabivuga ku muntu usenga, ndabivuga ku munyamasengesho. Nibi bintu bibemenyetso wararyamye mu nzozi zawe, ibi bintu ukabibona, ni ibimenyetso bigaragaza yuko hari igicaniro cy'abarozi bubatse kuri wowe. Akenshi iyo tuvuga igicaniro cy'abarozi, buriya nta murozi ushobora kukuroga hatari igicaniro. Umurozi ntiyakuroga. Kugira ngo umurozi akuroge nuko haba hari igicaniro cyubatswe, akubaka igicaniro umurozi. Kandi ikindi, umurozi ntashobora kukuroga atakuzi. Nta murozi ukuroga, ntabwo ashobora kukuroga atakuzi. Iyo atakuzi haba hari connection yabayeho hagati y'imyuka. Iyo myuka ishobora kuba iy'abakurambere cyangwa se y'abantu bapfuye kera bo bita abazimu. Abazimu burya hari uburyo bashobora gutanga amakuru yawe ku gicaniro cy'abarozi bakaba bakuroga. Ni ukuvuga ngo nta murozi ushobora kukuroga adafite amakuru yawe. Iyo umurozi agiye kukuroga haba hari igicaniro cyubatswe ku buzima bwawe, byanze bikunze icyo kintu kiba gihari. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu gusenga kwiza atari ukuvuga ngo ndirukana abarozi, ahubwo ukwiriye kumenya ni gute nasenya ibicaniro by'abarozi, ni gute nasenya ibicaniro by'abarozi baroga ubuzima bwanjye. Ibyo bicaniro nkabisenya bikava kuri ngewe, kuko kugira ngo usenye igicaniro cy'abarozi ni uko bigusaba kugira ikindi gicaniro wubaka mu isi y'umwuka, warangiza ukabona wasenya igicaniro cy'umurozi yubatse ku buzima bwawe. Mana yabwiye Didiyoni ngo ki? Iramubwira ngo Didiyoni, ngo genda ubanze usenye ibicaniro so yubakiye Bali. Ni ukuvuga ngo hari abantu basenga ariko bagasenga batarasenye ibicaniro by'abarozi. Ugasanga ntabwo wasenye ibicaniro by'abarozi, cyangwa se ntabwo wasenye ibicaniro bya za karande z'iwanyu. Ibyo bicaniro ngo ube warabisenye biveho, warangiza ugasenga ariko utarigeze usenya, ufata igihe cyo gusenya ibyo bicaniro. Ndakwibutsa ko mu isi y'umwuka umuntu wese ukurusha kubaka igicaniro arakuroga bigakunda, byanze bikunze ntabwo ushobora gukoraho iyo yakurushije kubaka igicaniro. Reka twihute, icyo nacyo tuzakiganiraho mu kiganiro cyacu gikurikira ku bintu bijyanye n'ibintu by'ibicaniro n'imbaraga z'abarozi. Ibyo nabyo tuzabivugaho, twereke uburyo abarozi bubaka ibicaniro ku buzima bw'umuntu. Ikindi nkwereke n'uburyo abarozi bagurana inyenyeri y'umuntu cyangwa bagurana umugisha w'umuntu. Ugasanga uyu munsi urimo urakora ibintu utavukiye gukora, inyenyeri yawe barayijyanye. Hari undi muntu uri mu mugisha wawe, wowe urimo urasiragoringa, ariko nyamara wavukiye kuba umuntu ukomeye. Nzakwereka abantu Bibiliya itwereka bavukiye kuba abantu bakomeye ariko bikarangira bashaje atari bo bakomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikiba cyarabaye niki? Mu isi y'umwuka habayeho kuguranirwa umugisha. Hanyuma rero twihute, inzozi za mbere, ikintu cya mbere uzibonaho, hari umuntu uzaryama, nuryama mu bicuku bya nijoro ukarota ikintu cyitwa inzoka. Ukarota inzoka ikwirukankana
cyangwa se ukarota inzoka ikuruma ikiganza, rimwe na rimwe ari n'abayirota ibizingiyeho, ukabona irakwizingiyeho rwose, ukarota iyo nzoka ukayibona ikuruma ikiganza, ukayibona ikwizingiraho, cyangwa se ari n'uwibona imuruma ibirenge, ukabona inzoka irimo iramuruma ibirenge. Hari n'abayibona iguruka, ukabona mu nzozi rwose arabona inzoka arayireba, ariko akayireba iguruka, isa n'igurukira ubuzima bwe. Iki kintu nuramuka ukibonye ku buzima bwawe, menya ngo hari ikintu, hari imbaraga z'abarozi, hari imbaraga z'umurozi, hari igicaniro cy'umurozi cyubatswe. Icyo gicaniro kiba gihari, hari umurozi urimo arakuroga. Ukeneye iki? Ukeneye gusenga. Akenshi hari igihe umuntu ahita akubaza ngo mbese namumenya gute? Reka nkubwire iki kintu, kumenya umurozi ntabwo ari ingenzi cyane, kuko kumumenya ahubwo ukeneye ni gute ahubwo narwana n'izo mbaraga z'abarozi, uburyo ushobora kurwana n'izo mbaraga z'abarozi. Ushize narababwiye ngo kurwana n'imbaraga z'abarozi ni uko ugomba kubanza ukamenya ko muri wowe harimo ubutware. Ikindi cyongeyeho, ukeneye umuhanuzi w'Imana cyangwa umukozi w'Imana ugufasha kubaka igicaniro, kuko igicaniro ntabwo umuntu nkawe wenyine abasha kucyubaka nkawe wenyine ngo icyo gicaniro gikomere cyangwa kirambe. Ukeneye umuhanuzi, ukeneye umukozi w'Imana, ukeneye umushumba ugufasha kubaka igicaniro gisenya ibicaniro by'abarozi. Ukeneye umuntu ugufasha kubaka igicaniro gisenya ibicaniro by'abarozi. Hanyuma rero izo nzozi iyo uzibona gutyo, niba warazibonyeho cyangwa se niba ugizibona, niba uryama ukazirota zimeze gutyo, ziza mu ishusho y'iyo nzoka, zikaza ikuruma ikiganza cyangwa ukabona ikwizingira, ukabona ikugurukira, n'ubona mwizingira mu nda, n'ubona imurya ikirenge. Hari n'igihe uryama ukabona iyo nzoka iri ku buriri, cyangwa se ukayisanga ukarota ukabona iyo nzoka iri mu nzu yawe. Bivuze yuko hari igicaniro kiri kukuroga, hari igicaniro cy'umurozi yubatse arimo arakuroga. Ibi bintu byitondere, ubisengere, ube maso cyane, kandi umenye ngo ufite umuntu umusengana ugufasha gusenya ibyo bicaniro. Ibyo bintu ukeneye kubyitondera cyane mu buryo bukomeye. Icya kabiri, twihuse, uzabona mu nzozi zawe ukabona yuko ukeneye gusengerwa cyane, uraboshye mu isi y'umwuka, ufite umurozi urimo urakuroga. Hari umuntu uzaryama, wajya kubona ukabona urimo urarya, kandi ukabona urimo urarya inyama. Hari abantu mu nzozi zawe ukazibona ari inyama zaboze. Inyama zaboze, izo nzozi abantu bajya bazigira, ukabona urimo urarya inyama zaboze. Hari n'ubona abarimo bamugaburira inyama, ariko akabona bamugaburira inyama z'abantu. Ukabona arimo ararya inyama, ariko ukabona barakugaburira inyama z'abantu. Ukeneye gusenga cyane. Niba uryama ukabona mu nzozi zawe barimo barakugaburira, ariko kandi ibyo bakugaburira urarya inyama zaboze, cyangwa se ukabona urarya ni inyama z'abantu. Ikindi, hari n'igihe ubona ukabona rimwe na rimwe ni inyama z'itungo runaka. Rimwe abenshi bakunze kubona ari nk'iz'ingurube. Ikindi, hari uwaherutse kumbwira ati ngewe narose mbona umuntu angaburira, ariko mbona arangaburira igikeri, kandi nacyo nkabona cyaraboze. Rero ukeneye gusenga cyane. Ni ukuvuga ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari igicaniro kiri kukuroga, ariko kandi ukeneye gusenga cyane. Imbere yawe hari n'uburozi bw'ubutamikano, kuvuga ngo hari uburozi bw'ubutamikano ukeneye gusenga. Uburozi bazakuroga uzaba ari uburozi bw'ubutamikano, ukeneye kubisengera cyane, kuvuga ngo haba hari igicaniro cyo kukuroga gishobora kukoherereza uburozi buje mu mwuka. Ariko nanone ikindi ndakwibutsa yuko muri iyi minsi abarozi basigaye bafite izindi systeme, kuko nabo basigaye ibintu byabo barabivuguruye. Ibintu byabo bisigaye nabo biri chimique cyane, ku buryo hari uburozi ubwo bita ngo ni ubucwa basigaye bakoresha, ugasanga umuntu akuroza uburozi bw'ubutamikana ariko bidasabye ko akugaburira. Ibyo nabyo basigaye babikora. Uburozi buza mu muyaga ukaza mu mwuka, neza ubwo burozi bukagufata, ariko bajya kukureba bagasanga wariye uburozi baragutamitse, ariko ukibaza ahantu waririye ukahayoberwa. Hari ikintu cyabaye mu isi y'umwuka, baragutamitse mu isi y'umwuka. Ibyo bintu byabaye kuri wowe. Hanyuma rero ibyo ukeneye gukora, ukeneye gusenga cyane. Hanyuma rero kuri icyo kintu ubona urya izo nyama, hari n'ubundi buryo abarozi baba barimo baragutangamo ibitambo.
ngo barimo baratanga igitambo cy'ubuzima bwawe, barimo baratanga igitambo cy'ubugingo bwawe. Ukeneye gusenga, ukeneye kuba maso, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, kandi ukeneye umuntu ugusengera, ukeneye umuntu musengana akaguhagurutsa aho hantu. Aho hantu wicaye urahaboheye, urahazirikiye, ukeneye umuntu ugusengera mu isi y'umwuka, ugasenga kugira ngo ubashe kuva hehe aho hantu wicaye. Mu magambo make, aho gutanzemo igitambo, utanzwemo igitambo uri umuntu uri aho ariko uraziritse. Icyo ndahita ngihuriza nihuta cyane. Hari n'undi uzarota, ariko akenshi buri gihe iyo uryamye wibona mu marimbi, wibona ugendagenda mu marimbi abantu bapfuye. Bivuze iki? Bivuze yuko bagutanzemo igitambo, ukeneye gusenga cyane. Bagutanzemo igitambo nubwo ugenda hano mu isi yacu, ariko mu isi y'umwuka wibera ikuzimu. Mu isi y'umwuka wibera ikuzimu, mu isi y'umwuka hari ahantu hambiriye, mu isi y'umwuka hari ahantu uzirikiye, mu isi y'umwuka. Icyo gihe ukeneye gusenga cyane, utanzwemo igitambo, hari igicaniro cyubatswe cyo kukuroga, cyo gutangwamo igitambo. Icyo kintu rero ukeneye kuba maso, ukeneye gusenga, ukeneye kuba bugufi bw'Imana cyane kugira ngo Imana izibane nawe. Kandi ikindi ukeneye gusengerwa, ukeneye deliverance yihuse ku buzima bwawe. Hanyuma rero ndimo nihuta ngana ku musozo, icyanyuma ndimo ndibusorezeho. Hari undi muntu wibona ukunda kurota, kenshi wibona uri kumwe n'abantu bapfuye. Wibona uri kumwe n'abantu bapfuye, ukabona mu nzozi zawe ubona abantu bapfuye, nibo mukunda kubana, abantu bapfuye. Ubona muganira, ubona mwicaranye, ubona muri kumwe, abantu bapfuye muragendana, murabana mu buzima bwa buri munsi. Rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko ukeneye kuba maso cyane. Hari ibintu bibiri biri ku buzima bwawe. Icya mbere, hari umwuka w'urupfu urimo urakugendaho. Hari umwuka w'urupfu kandi wo gupfa ukenyutse. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ubyibonaho kandi ugakunda kubibona kenshi. Nkunda guhura n'abantu benshi bambaza ibyo bintu, ariko icyo nshaka kukubwira, ukeneye kuba maso cyane. Urabibona, ubyibonaho, ukabona bikuriho, ukabona bikugendaho, ariko buri gihe uko uryamye ibyo bintu ukabona ibyo bintu biragaruka kenshi. Ukeneye gusenga cyane kuko biri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, ukeneye gusenga wirukana uwo mwuka w'urupfu. Kubera iki? Abantu bapfuye ubundi akenshi iyo ukunda kubona abantu bapfuye, ukababona mu nzozi bakagusura kenshi, ukagendana nabo kenshi, ubundi bitwa abazimu. Abo bantu bitwa abazimu kubera yuko ntabwo baba bakiri bazima. Iyi si yacu rero ubundi ntibakwiye kuyibarizwamo, ariko iyo aje gusura, hari rimwe na rimwe hari igihe aza gusura mukagenda mujyanye, cyangwa se akagenda gutwaye ikindi, cyangwa se akakuzaho hari imigenzi iri gukorerwa ku buzima bwawe. Ikintu ukeneye rero, ukeneye gusenga no kuba maso, ugarwanya uwo mwuka, kuko umuntu usenga ntabwo ukwiriye kurarana n'abantu bapfuye. Barimo barakuroga cyangwa barimo baragutangaho ibitambo. Nicyo kintu ukeneye gusengera kugira ngo Imana ibane nawe. Nahangaha nsoreje, tuzongera tugaruke nanone dukomereza ahangaha, ariko Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Kuri wewe wumvishije kino kiganiro, sharinga, oherereza abantu byibura 5. Ukimara kubikora, umugisha w'Imana ukubeho. Nkunda kubabwira cyane iki kintu cyitwa gusharinga. Oherereza abantu 5, ukibikora umugisha ukubeho, ukibikora Imana iguha umugisha. Like yawe, comment yawe ni ingenzi. Niba utari wakora subscribe kuri Prophet Emma, bikore, wihuze n'amavuta ya gihanuzi. Umugisha w'Imana ukubeho, imbaraga z'Imana zikubeho, gitinyiro cy'Imana kikubeho, kuboko kwiza kw'Imana kugaragare kuri wowe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.